dushime n'amashimwe rwose. Ndabona uyu munsi turi na benshi dushima Imana. Nitwa Pacifique, nsengera hano. Njye tugiye gusangira ijambo ry'Imana umugoroba, kandi nizeye ko umwami ari kumwe natwe. Tugiye kwiga ibintu bikomeye uyu mugoroba. Nahoze ndimo gusenga nsaba Imana ngo nibe nk'ibyo wa muntu wagiye kubaga igikeri ngo arebe igituma gisimbuka, ngo bigasoza igikeri gipfuye. Yamenye ibituma gisimbuka ariko bisoza kinapfuye. Nyine urumva ntacyo byunguye igikeri mu by'ukuri, nta n'icyo nawe byamwunga uretse kubimenya gusa. Rero ndasenga kugira ngo iri jambo tugiye kwiga, nyine hari igihe urumva kwigisha kuri Yuda, ndimo gutegura, nasanze kera nari Yuda nkurikije iki byanditswe byavugaga, ariko kwigisha kuri Yuda ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndasenga rero kugira ngo umwami adufashe. Reka dusenge Imana nubwo bari basenze, tutangiye twige. Kristo, ndagushimira rwose ko ufite umugambi watangiye mbere y'uko isi iremwa, kandi uwo mugambi mwami ukazasoza twese abizera turi hamwe na Kristo, avuga ngo ngaba abavuye muri bya bise byanjye. Turagushimira kubw'icyo gitabo cyiza cy'ibyahishuwe cyatubwiye ko mwami uru rugendo ndetse rwo kukwizera mwami Imana turimo utazasoza nta muntu n'umwe ubonetse, utazasoza mwami hari umurimo Kristo yakoze upfuye ubusa, ahubwo tubona rwose n'umubare waramaze gutangazwa, ibigaragaza ko Kristo umugambi wawe, imbaraga zawe zihambaye by'iteka, kubera ko uzakiza kandi ugahora ukiza mwami. Ndasenga rero mwami uyu mugoroba kubw'intore zawe, ndakwinginze mwami kugira ngo haba harimo abatarizera, kugira ngo ubahe kwizera mwami bahabwa nawe, kugira ngo mwami Imana ubuzima bwabo buhinduke. Kandi ndasenga kubw'abamaze kukwizera kugira ngo dufashe twakirane ijambo ryawe umutima wihana mwami kubw'ubuntu bwawe. Icyo ni kibi cyawe iteka, amen. Uyu munsi tugiye kwiga mu bwami uwo uri we arabanza, imirimo igakurikira. Who you are matters first than what you do. Turakoresha n'ubundi text twabonye twahoze dusomerwa, niyo mpamvu turi bugende tuyifashisha. Ariko turimo gutangira wakabanje kwibaza ngo ni iki gikomeye intumwa zitondeye zisimbuza Yuda? Ni iki kintu gikomeye intumwa zitondeye ubwo zari zirimo gusimbuza Yuda? Nta kindi, icyo kintu ni umutima mu by'ukuri. Ntabwo bavuze ngo experience umuntu amaze akora serving Imana, wenda se ahantu runaka amaze kubwiriza, inshuro runaka se amaze kubwiriza abantu, ahubwo bitondeye umutima w'uyu muntu wari ugiye gusimbura Yuda. Nibo basabye Imana, nicyo kintu cyari kibaraje ishinga, nicyo kintu cyari mu bitekerezo byabo. Ibi rero byakagombye kuduha natwe kubanza gutekereza ngo ni ukubera iki ubundi nkora ibyo nkora, ni ukubera iki nkora ibyo nkora. Kubera ko abantu benshi bakora ibintu, imirimo runaka, bakora ibintu bitandukanye, ariko igitandukanye n'uyu mutima ukora ibi bintu. Ariyo mpamvu umuntu wese yagombye kuba yibaza ngo ese kubera iki ubundi nkora ibyo nkora. Ibyo rero kubyibaza bikudrivinga, bikujyana ahantu hazima, ahari ushobora kureba ukavuga ngo njyewe nkurikije ibyo nkora, impamvu yabyo, impamvu njya gusenga, impamvu nicara nkiga ijambo ry'Imana se, impamvu ndirimba muri korali se, impamvu mbwiriza se, impamvu nkora imirimo itandukanye runaka. Kumenya iyo mpamvu byaguha neza gutekereza ukiri muri ubu bugingo, ukamenya ngo hari impamvu nzima ituruka mu mutima muzima, cyangwa se hari impamvu ipfuye nubwo ibyo bikorwa byagarira abantu ko ari byiza, ariko iyo mpamvu ikaba ipfuye kandi ituruka mu mutima upfuye. Ni ingenzi rero kubitekereza umuntu agihumeka. Abantu benshi iyo batekereje umubano wabo n'Imana, babitekereza babariye mu byo bakoreye Imana. Ariko uyu munsi tugiye guhura na challenge y'uko ibyo utekereje ubusabane bwawe n'ibyo wakoreye Imana bigaragarira amaso y'abantu, akaba ari utekereza ubwo busabane bwawe n'Imana, byaba bifite ikibazo.
niyo mpamvu tugiye kwifashisha urwandiko nubwo twe turimo kubibona iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tukareba tukitegereza aba bantu babiri, tukitegereza iby'intumwa zakoze. Ahangaha tubona neza ko iki gitabo cyanditswe n'umuntu witwa Luka arimo kwandikira Theophile. Uyu ni umuzingo wa kabiri, ni volume ya kabiri yari amwandikiye, kuko volume ya mbere y'iki gitabo yari ubutumwa bwiza bwa Luka nyine bwitiriwe Luka. Ubutumwa bwiza rero yari yamwandikiyemo ibyo Yesu yakoze akiri mu isi, kugira ngo amwereke neza ko uwo Kristo koko yabayeho, arikora rikodi y'ibintu byavuze kugira ngo amwereke ko ibyo bintu byari impamo. Rero uru rwandiko rwo ruza ruje kutwereka none ibyo Kristo yakomeje agiye mu isi. Niyo mpamvu ntabwo ubundi twagombye kuba turwita ibyakozwe n'intumwa, ntabwo twagombye kuba tukita iki gitabo ibyakozwe n'intumwa, ahubwo twagombye kuba tukita neza uko kiri, tukavuga tuti ibyo Kristo yakoresheje intumwa. Nuko yaba ari sentence bashyizeho ngo ibyakozwe n'intumwa kugira ngo byoroshye, ariko ubundi ni ibyo Kristo yakoresheje intumwa, ni kubera ko ntabwo ibintu ari bo babikoze. Tubona hano rero muri iyi pati ya mbere Kristo ajya mu bwami bw'Imana, asubira mu bwiza, tukabona bakomeza kwitegura, babwira aho bajya noneho bakanitegura, bakitegura kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Iki rero bari barimo gukora hano byari ukwitegura neza kujya kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uko bari babisize babitegetswe na Kristo. Ariyo mpamvu tubona hano ngo bavuye, iyo utangiye ku murongo wa 11 batangira bavuga ngo, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu wakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Iki ni ikintu gikomeye, kubera ko tekereza ko nabo rwose bakomeje kureba mu ijuru. Niba bari bazi ko arimo urabona iyo umuntu agiye kujya mu rugendo asiga arimo gusezera abantu ati bye bye ndagi, bishoboka ko hari Yesu atakoze ibyo bintu ngo babwire ngo bye bye ndagi, kubera ko bakomeza kureba mu bicu kugeza ubwo abamarayika bavuga bati niki gitumye mukomeza kureba gutyo, kuki mwakomeje guhanga y'amaso? Uku nguku mubonye agiye niko azagaruka. Nyine yagiye barimo kuvuga ngo ntago ashobora kuba atagiye, wenda arimo kwitembera mu bicu, ashobora kuba wenda ari bongera akagaruka mu kanya. Uko rero uko batekerezaga gutyo niko marayika yavuze ngo uko nguko agiye ni nabwo buryo the same way azagaruka. Abantu barimo kuvuga ngo ashobora kuba atari buze, ashobora kuba atari buze. Nyine uko uwo mutima bari bafite nabyo nibyo marayika babwiye ngo uko mubonye agenda niko nzamubona agaruka. Turimo kuvuga tuti waba uretse ngabanza nkikorera ubukwe koko cyangwa se waba uretse ko umwana akabanza agakora ubukwe nkashingira umwana wanjye, nuko nyine tuzaba tuvuga tutashobora kuba atari buze. Ariko ngo bavuye aho ngaho ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo bagiye aho intumwa zabaga, ngo zabaga mu cyumba hejuru. Urebye ukuntu nyine aho hantu bumvise urusaku umwuka wera amanuka, abantu bagahita bakoranira aho ngaho hafi aho. Njyewe ndimo gutekereza navuze ni ari bishobora ko babaga ahantu mu mujyi, hagati mu mujyi, uko bari muri etaje. Urumva abantu bumvise urusaku, tuvuge muri mu masengesho, bakumva muvuze mu ndimi bakaza gushungera, bishoboke ko hari babaga ahantu aho ngaho mu mujyi. Ariko ikindi kinatangaje ni ubwuzu rwose bagiraga bwo kwakira abantu, kugeza ubwo intumwa zose n'abafasha babo baje bakajya mu cyumba ngo n'ubundi aho bari basanzwe baba kwakira uyu mubare w'abantu. Petero arimo guhaguruka arimo kubivuga, turabibona neza ko bari abantu bagera mu 120. Abantu bagera mu 120 rero kuza muri shato yawe cyangwa muri geto yawe nabyo ni ibindi bintu. Ahantu bari bacumbitse abantu bagera mu 120 bose baraje rwose barahatana bagiye gutora uyu Yuda, bagiye gutora usimbura Yuda. Bari hamwe n'abagore babo babandi na Mariya nyina wa Yesu na bene se wa Yesu, nabo ngo bari bari kumwe. Murabyibuka ko mu bice bya mbere muri Yohana batwereka ko bavugaga bati kutajya mu munsi mukuru, abandi bamuvugaga nabi bagezeho baramwizera, nabo kugeza ubwo yabategetse rwose kujya aho bamutegereza bakaba bahari. Ntabwo ari impanuka ko ijambo ry'Imana ritwereka ubuzima bwabo, batubwira ngo gusengera hamwe n'umutima uhuye byabarangaga. Ntabwo ari ikintu cy'impanuka, ntabwo ari ikintu cy'impanuka ko mbere y'uko bajya gutangaza inkuru y'umwami Kristo no kuzuka kwe, ko babanza kutubwira bati ba bantu bari bafite umutima uhuye, bari bafite ubuzima buhuye.
ntabwo ubu buzima buhuye n'umutima uhuye. rimwe na rimwe tujya twitiranya ibintu. hari ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ibintu twebwe tugashyiraho compliment, mugasanga nyine bavuze ikintu umuntu ahita ashyiraho compliment. ni urugero wenda ukumva abantu baravuze bati gukizwa n'ubuntu, umuntu agahita avuga ati ubuntu butuma bakora ibyaha. mu by'ukuri ntabwo umuntu ugeze avuga iyo nteruro ngo avuge ngo ubuntu bw'Imana butuma abantu bakora ibyaha, ariko kubera ko abantu nyine ijambo ry'Imana riravugwa bagahita bishyiraho compliment yabo bashaka. ahangaha rero ntabwo ijambo ry'Imana ritwereka ko aba bantu guhabwa umwuka wera byatewe n'uko bari bafite umutima uhuye, oya, ahubwo ryari isezerano ry'Imana. kugira ngo iri sezerano rero risohozwe nuko n'ubundi byagombaga kuza mu mutima uhuye. umwami yarabafashije kugira ngo bagire ukuguhuza, babone nuko basohoza ibyo, nuko iri sezerano risohora, ko ryari ryaravuzwe mu gihe cya Yoweri, ntabwo ari ikintu rero cyari gusohozwa n'umuntu. ahangaha rero icyo bitwereka nuko iri sezerano ry'Imana kurigenderamo rwose rifite ikintu risanga, rifite ahantu rigwa, rifite ahantu rigendera, kandi aho hantu hakagomba kuba hatunganye. niyo nk'iyo urugero tuvuze ngo imyaka izera cyangwa se abahinze bazasarura, nuko nyine tubiterwa nuko tubona imvura irimo kugwa nk'uko bikwiriye. ariyo mpamvu nyine ahantu hatari ubumwe, ahantu hatari ubuzima butunganye, n'umwuka wera rwose ntabwo ashobora kuba ahari. icyo nicyo turimo kuvuga. ntabwo rero ari impanuka ko tubona ubu buzima rwose, tubona ubuzima Bibiliya itubwira ngo dore ubuzima aba bantu bari babayeho, dore imibereho yabo. ahangaha rero tubona Petero rwose ahaguruka akababwira ati bagabo bene data, murabizi neza ko uwo muntu muri iyo minsi 15, muri iyo minsi ahagaze hagati ya bene data, umubare w'abantu bose bateraniye bari nk'I120. aravuga ati bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiye gusohora iby'umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu. hano tubona neza ko abigishwa bageraga mu 120. abigishwa batandukanye n'intumwa, kubera ko ijambo ry'Imana riratwereka ngo abigishwa bari abantu bakurikiye Kristo bakamwizera, bakamukurikira koko bakamwigiraho. ariko intumwa bari abantu batorewe kuba intumwa, bari abantu batorewe kuba intumwa zitwara ubutumwa bwiza. nk'uko byari byanditswe rero muri Zaburi, agiye kubakotingira ibyo muri Zaburi yari yanditse ngo iwe hasigara ubusa, ubusonga bwe butwarwe n'undi. Yuda nawe wari warabaranwe nabo. twirinda havuga ni gushyiraho iyo compliment. ntabwo Imana itoranyiriza abantu umurimo mubi nk'uko turimo kubibona, ngo tuvuge ngo Yuda ngo yari yaratoranyirijwe ngo kugambana Yesu, ngo nicyo nyine ngo Imana yaramuremeye, ngo yaramuremye ngo kugira ngo azagambanire Yesu. oya, ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari cyo ngicyo rivuga. ntabwo abantu batoranyirizwa ibintu bibi, ahubwo ijambo ry'Imana ryo ribakiriya iyo rivuga ibyo gutoranyirizwa kuba intumwa, gutoranyirizwa agakiza. ntabwo rivuga rero ko Yuda yatoranyirijwe uwo murimo mubi, ahubwo ikibaho tubona ni uko ijambo ry'Imana ryerekana ko umuntu ashobora kurekerwa mu bibi bye. tujya tubibona nk'ubu mu Rwanda, turabizi neza ko His Excellence afite ububasha nka perezida, akavuga ngo mu bantu bagiye muri gereza mfite ububasha bwo kuba nababarira bamwe. ntabwo rero His Excellence aza ku muhanda ngo avuge ngo wowe ngutoranyije kujya muri gereza, oya, ariko ibihano byawe wakoreye bishobora gutuma kurekera muri gereza. ahubwo ububasha afite akaba yavuga ati noneho mbabariye bamwe nibasohoke muri gereza. rero ijambo ry'Imana hano ritwereka ko Yuda nyine byari byaranditswe uko bizagenda. ntabwo rero Imana yamuhana kandi yaramutoranyirije kugambana, oya, ahubwo icyabaye kuri Yuda ni uko Yuda yarekewe mu byaha bye. Imana yamurekeye mu gihano cye, yamurekeye mu gihano yari akwiriye. igitangaje rero ntabwo ari uko Yuda yagambaniye Yesu, ahubwo ikintu gitangaje ni uko bose batavuze bati mureke tumugambanire ariko tuyagabane. ubu nicyo twabonye turimo kwiga ijambo ry'Imana. ikintu gitangaje ntabwo ari uko Yuda yagambaniye Yesu, ahubwo ikintu gitangaje ni uko ba Petero batagiye inama nawe ngo bavuge ngo ariko si ubundi ko ashobora kwikiza, mureke ubundi tumugurishe tuyarye, arabikuramo, kuko byo byarashobokaga. ntabwo ari ubwa mbere babaga bakereshe ibyo Kristo yababwiye,
ibi rero nibyo bintu bitangaje ubundi. Biratangaje ko Yesu aranabivuga mu isengesho akavuga ngo muri bo narabarinze nta n'umwe wabuze keretse umwana wo kurimbuka kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ibyo rero nicyo gitangaza, uko kurinda kw'Imana. Izo nizo mbabazi tuba dukwiriye gutangarira. Hano ijambo ry'Imana tubivuga gutyo kubera ko dushingira ku cyanditswe kiri muri Yakobo igice cya 13. Yakobo igice cya 13 aravuga ngo ntabwo Imana ishobora koshywa n'ibibi cyangwa se ngo nayigire ibyohesha. Ntabwo Imana yamfata ngewe ngo inyoshye ngo ndakoshye ngo kora ibintu bibi. Iyo ntabwo ari kamere y'Imana. Nta nubwo nawe yakoshywa ngo ivuge ngo noneho ndumva rwose nibwiye umutima mubi, mfite umutima mubi, reka nshyiremo na Yuda muhe n'umutima mubi azagambana. Oya, ntabwo ari uko nguko Imana iteye. Ijambo ry'Imana bitwereka ko uko byagenda. Nigeze guhura n'umuntu aciye imyaka itari munsi y'3 turimo kuganira gutyo gusa twari duhuye, arambwira nyewe mubwira sinzi ukuntu nakomoje ku ijambo ry'Imana. Arangije arambwira ngo buriya rero we ikintu utazi ni uko muri Edeni umugambi w'Imana nyine wagombaga gusohora ari uko bakoze kuri rya tunda, kubera ko Imana ngo ntiyababujije kuriryaho. Urumva ko yatumye biba kugira ngo isohoze umugambi wayo. Ibyo rero ni ukubekera Imana, ntabwo ari ko Imana iteye. Imana igaragaza ko itakoshywa no kuvuga ngo reka Adamu na Eva bazakore ku itunda kugira ngo isohoze umugambi wanyu. Oya, ijambo ry'Imana riri kiriya mu byabaye mu biba byose. Ntabwo ari uko nguko biba byagenda, ntabwo ari uko biba byagenda. Aricyo tunabona hano rero, ntabwo Imana ishobora koshywa n'ibibi cyangwa se ngo nayo igire ibyohesha. Tubihamirisha neza ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23 havuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Ikiba cyabaye rero ni uko haba habayeho ibihembo by'ibyo umuntu yakoreye. Umuntu aba yabaye umunyabyaha agahemberwa ibyaha bye. Igihembo cy'ibyaha rero ni urupfu. Ariko impano y'Imana, icyo Imana itanga umuntu atagikwiriye, impano gift cyangwa se ikintu umuntu ahawe, impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Nicyo tubona hano mu ijambo ry'Imana. Rero rwose umuntu watekerezaga ngo Yuda nuko byagenze, oya, Yuda yabonye ibihembo by'ibintu yakoreye. Ikintu tubona gikomeye kuba yaragendanye nabo, uyu muntu agomba gutorwa. Ngiyi intego Imana yashyize mu mitima y'aba bantu. Bari barimo gutora umusimbura Yuda. Mwumva uko bamuvuga kuri 21. Baravuga ngo nuko muri abo twagendanye iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, uhereye ku kubatizwa kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo, azamuwe bikwiye kumwe aba umugabo wo guhamya natwe wo guhamya kuzuka, aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka. Hano bajya gutora uwo bita intumwa, kubera ko twabonye ko intumwa yari itandukanye n'abigishwa kandi batandukanye no mu byo bahamagarirwa. Bajya gutora rero Matiyasi, batoye abagabo babiri, umwe ni Yusto ariko banatora Matiyasi. Abantu ngo bagombaga kuba ari abantu ngo bagendanye nabo uhereye cyagiye kubatiza, kugira ngo kugeza ku munsi bamubone hazamurwa mu ijuru, kugira ngo babe abagabo bo guhamya ibyo ngibyo. Uwo niwe bita intumwa. Ubundi niwe Bibiliya yita intumwa, kuko ntabwo ari abantu bose bitwa intumwa. Uwo muntu uhereye icyo gihe kugeza igihe bamureba bagazamurwa mu bwiza niwe witwa intumwa. Izi ntumwa rero batoye abantu babiri. Noneho ikintu gitangaje, baranasenga. Mwumva isengesho basenga ku murongo wa 24. Baravuga ngo barasenga bati, Mwami Imana, umenya imitima y'abantu bose, werekana uwo utoranyije muri aba bombi. Hejuru twabonye neza ko Imana ngo yatumye bya byanditswe bisohora. Mu yandi magambo yo kwerekana ngo Yuda wa undi wagambaniye Yesu dore uko byamugendekeye. Rimwe na rimwe iyo utekereje hano neza ukumva neza icyabaye, nuko tubizi neza ko Satani atatuma ibyanditswe bisohora. Ngo niba Yuda agambanye nuko byanditswe ngo bimenyekane, ngo noneho binasohore, ngo bisohore ariko binamenyekane. Ntabwo ariko byagenda kuri Satani.
ahubwo yakavaringa kugira ngo agaragaze ko iby'Imana yanditse bitasohoye. Ariko uru ni urugero rubi tubona Imana yandikishije. Tuzi neza ko ibi byanditswe rwose byandikiye twebwe. Ni urugero rubi tubona ku muntu wagambaniye Yesu. Ni urugero rubi tubona kuri uyu muntu. Ariko hano urebye intumwa noneho zirimo gusenga, iri sengesho ritwereka icyari mu mitima yabo. Bavuga bati, Mwami Imana ni wowe umenya imitima y'abantu, ni wowe umenya imitima y'abantu. Kubera iki? Bundi in fact tugiye gutora ubundi umuntu, urugero ufata nk'amafaranga, umuntu ushobora kutubikira amafaranga. Ndakubwiza ukuri ko twebwe iyo tugiye gutora umuntu utubikira amafaranga, turicara tukitegereza tukavuga tuti umuntu ushobora kutubikira amafaranga ni umuntu twita inyangamugayo. Niko byagenze rero no mu gihe cya Yuda. Umuntu babonaga ukwiriye kuba yabika amafaranga nka Yuda ni umuntu babonaga nk'inyangamugayo. Bakavuga bati Yuda ni icyitegererezo rwose muri twebwe, ni inyangamugayo, ni inyangamugayo. Ahantu hose nabaye mu matsinda atandukanye matoya, iyo twajya gutora kontabure w'amafaranga twabishyiragaho attention. Uyu muntu ntabwo yayarya. Nicyo kintu twabaga dufite mu mitima. Uyu muntu ntabwo yayarya. Ariko si aho ngaho gusa, iyo tunabyitegereje barimo gusangira umunsi wo kumugambana wegereje. Yesu ubwo yababwiraga ngo umwe muri mwebwe arangambane, bose barakebutse bararebana bati se koko ninde? Ni wowe kuko tora uri umukandida mwiza. Nyine bose bakajya barebana bati ndabona ariko ntawe uri umukandida. Bararebana kuko urumva iyaba Yuda yari mubi nk'uko tubitekereza, nyine muri karaka akaba ari mubi rwose, ndakubwiza ukuri ko ntabwo bari kwirirwa barebana bavuga bati ese yaba Petero, ese ubu yaba Yuda utari Iskariyoti, ese ubu yaba James. Nyine ntabwo bari kwirirwa barebana kubera ko bari kuba bamuzi bavuga bati this is the one, niwe umukandida uri karifiye kabisa. Ariko nyine kubera ko out bose babaga bari kuri same character, bagendana bari kuri same character, noneho bituma rero bibaza bakavuga bati ubu ninde koko, ubu ninde? Nyine kugusenga rero kurakwereka ko bari bafite nyine backup y'imitekerereze y'umuntu, bavuga bati noneho Mwami niwe ushobora kumenya umutima w'umuntu wakebwe mu mutima rwose. Begurira Umwami kubatoranyiriza kuko niwe wenyine umenya umutima wakebwe. Ibi biratwigisha ko ari aho tugera twebwe. Ubundi ari igihe njya mbona dutekereza nabi, twebwe nyine Imana yaduhaye kugenzura, kujyaginga characters ifite impamvu. Yaratubwiye ngo nujya ushaka umugabo cyangwa ugiye gushaka umugore ujye witegereza character. Icyo nyine ni ikintu Imana yaduhaye. Yatubwiye ngo tujya gutora abapasiteri cyangwa tujya gutora abashumba n'abadiyakoni, tujye twitegereza character. Ariko izo character zacu tuba tuzi neza ko ziri limited. Icyo mu guhamya ngo uyu muntu dukingura ijuru yinjira, tuba tubizi ko twebwe nk'abantu harimo eratari, hashobora kubamo eratari, hashobora kubamo kwibeshya dushingiye kuri izo character. Ariyo mpamvu rero Umwami niwe umenya imitima. Iki ni ikintu dukwiriye gutekereza mu gihe dutora abayobozi, mu gihe ureba uwo muzabana. Ariko nyine bitazaba nka bya bindi usenga nusengera umuntu ngo ugasanga atari we ngo uvuge ngo uyu ni Yuda. Oya, hari n'igihe wasanga ari Matiyasi ukaba uri Yuda. Ntabwo ari uko nguko biba bimeze. Ibyo nyine tubiterwa n'ububi bwacu. Niba ugiye gutora abayobozi, niba ugiye kugira gute, ni ikintu cyo kwitaho ko umutima w'umuntu niwo uditamininga ibyo umuntu akora. Ibintu bibarwa mu Mwami bikaba validated, bikavuga ngo ibi bintu nibyo koko bitewe n'umutima byaturutse. Rero Yuda yajyaga ahura n'abandi bajya kumena amavuta akavuga ati murayamenye amavuta agura menshi. Ariko bakavuga bati dukurikije umutima tuzi nubwo bangagura menshi, ariko urimo urabarira muri kashi, ntabwo ari imufitiye abakene. Ni ikintu cyo kwitegereza. Ntabwo rero Umwami niwe umenya. Icyo tubona hano ni uko Umwami ari umenya imitima yakebwe by'ukuri, niwe ubuyizi by'ukuri. Twebwe yaduhaye ibyo bintu nababwiye kubw'impamvu, ariko ntabwo dukwiriye
kujyaginga abantu muri ubwo buryo. Urugero ngo ufate umuntu uvuye ngo uyu nguyu akora ibintu bibi bihagije akwiriye kurimbuka. Oya, you never know ejo umwami yamugirira ubuntu ahubwo akaba ariwe utangira kudusayiporinga cyane rwose. Iyo dufashe nko mu myaka 4 cyangwa ishize cyangwa 3 ishize, hari abantu baba bagendaga nabi ukaba wabaciraho iteka, ariko uyu munsi bakaba rwose bari imbere mu by'umwami bakora ibintu neza. Niyo mpamvu twebwe Imana yaduhaye ibyo tugomba kwitegereza kubw'impamvu, ariko atari ukuvuga ngo dukingurije abantu binjire. Ntabwo rwose iyo ngiyo ntabwo ari umurimo wacu wo gukingurira abantu ngo binjire, cyangwa se kuvuga ngo uyu ntazarijyamo. Oya, ntabwo ari ibyacu. Twebwe dufite level tugarukiraho, tukagira n'ibyo twitegereza characters kubw'impamvu twahawe. Ahangaha rero tubona neza ko no mu gihe cyo kubwiriza kuri Pentecote, ku munsi wo kubwiriza kuri Pentecote, aba bantu bose uburyo bari bameze n'uburyo bari babikozemo biragaragaza ko igikwiriye ari umutima kuruta imirimo abantu bakora. Nicyo gikwiriye. Kubera iki? Kubera ko umwami niwe wenyine utegura umurimo we. Ubundi twebwe muri iyi si urebye ukuntu iteye, cyangwa se no mu bwami bw'Imana, abantu nibo bahabwa ibyo gukora. Ntabwo abantu bakorera Imana, ahubwo Imana niyo ikoresha abantu. Ibi ngibi kubimenya nibyo bitanga amahoro rwose. Ntabwo Imana niyo ingenera ibintu nyikorera. Imana niyo ingenera ibintu bikorera. Umuvandimwe wigeze kumbwira ayo magambo, nari maze igihe kinini ndi umushomeri, nyine ambwira ukuntu Imana ubundi atari twebwe dukorera Imana, ahubwo Imana niyo igena ibyo tuyikorera. Ibyo bintu biri very clear rwose. Imana niyo igena. Niyo mpamvu Pawulo yarimo kuvuga ngo muhore iteka mwiteguye guhamya ibyo mwizera. Kubera iki? Kuko Imana niyo igeneratinga izo opportunities. Reka tubirebe hano baravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije. Aba bantu bari bagiye rwose bicara nk'uko umwami yabategetse. Urumva bo mbere first of all, kuko Kristo impamvu yababwiye ngo musubire mubanze mutegereze umwuka wera, yari abizi ko bagiye guhita bagenda bakavuga bati reka tujye kubwiriza rwose. Ariko baragiye bicara nk'uko umwami yabategetse, kuko icyo akeneye we ni uko bumvira umwami akabakoresha nk'uko yabigennye. Baragenda baricara bategereza uyu mwuka wera. Bagiye kubona umuriro ubatunguye, indimi zirigabanya zibajyaho zimeze nk'indimi z'umuriro, ngo buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga mu zindi ndimi. Ariko ikintu gitangaje ngo uwo munsi wari umunsi wa Pentecote, wari umunsi nyine basanzwe bizizwaho ibigendanye n'umwuka wera. Umunsi wa Pentecote nuko ngo batungurwa no kubona umuriro uturutse mu ijuru. Imana igenetinga opportunity. Urumva ngo abantu bari bari aho ngaho n'ubundi bari basanzwe ari abantu baturutse amahanga yose, baturutse mu ndimi zose, ngo bakajya bumva buri muntu wese avuga mu rurimi rw'iwabo. Umwuka wera rero niwe utanga iyo gahunda, niwe utanga ahantu dukorera. Ahubwo wakitegereza ni kangahe uyu mwuka wera agenetinga izo opportunities, ahubwo agasanga twebwe turangaye turi mu bindi. Ahangaha turabona ngo umwuka yari amaze kumanuka, ngo batangiye bamwe kwibaza, baravuga bati ese koko ibi bintu ni ibiki byabaye? Bamwe ngo bashaka kuza kubyumva, ariko ngo abandi bo ngo bakavuga bati basinzihira. Sinzi niba mujya mubona izo situation uko zijya zitubaho natwe, aho nyine abantu batangira gukweshoninga bibaza kuri wowe, si umuntu ni muntu ki? Ariko iyo ni opportunity Imana irimo gukwiyetinga. Iteka rero umwuka wera niwe wagenetinga, niwe wabahaga ibyo gukora. Nubibona Petero ari mu bwato urabyitegereza, yaragiye abaho nk'abandi, akaryama nk'abandi, akajya ibyo umwami amubwiye kubabwira akabibabwira. Niwe wakuriyetingaga opportunity yo kubwiriza, niwe wamuhaga ibyo gukora. Kuko igikenewe bavandimwe ni umutima kuruta ibyo turimo kuvuga twihutira gukora. Umwami niwe ukoresha abantu, niwe ubaha ibyo gukora. Rero abangaba kuvuga neza bavuga bati mureke dutore, dusabe umwami we yitoranyiriza umuntu ufite umutima wakebwe.
barabizi neza ko uyu mutima ari wo uzatuma noneho n'ibindi byose by'inyuma bibi. Iyo turebye uburyo umwuka wera yabamanukiye, iriya ni ronshi abantu benshi basigaye nyuma yaho bakomeje kujya bayitiranya bakavuga bati umwuka wera nyine ni kuri azaza ku munsi wo kuza kwe anzaho azaza nk'ururimi rwaka. Oya, buriya nibwo ni umunsi wa mbere bose bari bahawe umwuka wera. Rero umwuka wera ronshi yo kuba k'umwuka wera yaje muri buriya buryo. Ntabwo rero abantu bose umwuka wera azaza ngo bavuge ako kanya mu ndimi nk'uko turimo kubibona, cyangwa bazaho nk'ururimi rw'umuriro. Ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka ko umwuka wera umuntu amuhabwa mu gihe cyo kwizera. Mu gihe yizereyeho ni nabwo ahabwa umwuka wera. Kandi iki jambo ry'Imana rinaduhishurira ni uko umuntu atakwizera umwuka wera atamwemeje ibyaha. Yewe noneho nta nubwo umuntu yakwemera gukiranuka, kubaho ubuzima bukiranuka, keretse umwuka wera amwemeje ko ubwo buzima bukiranuka. Nta nubwo yakwemera amateka y'Imana ngo amenye ngo aya mateka ni ay'ukuri, keretse umwuka wera amwemeje ko aya mateka ari ay'ukuri. Ariyo mpamvu rero ntabwo umwuka wera yaza nyuma y'ibyo bintu, kubera ko barazana nyine. Yemeza umuntu, niwe utuma habaho kuvuka ubwa kabiri, niwe ubyara umuntu akamubyara ubwa kabiri. Umwuka wera rero ikindi, iyo ahageze ngo aza nk'ingwate umuntu ahabwa yuko azaragwa ubwami bw'Imana. Iyo tuvuze ingwate muri banki, ubundi tuzi neza ko ingwate uyihabwa ku munsi watwariyeho ideni rya banki. Bavuga ngo nindamuka ntazanye iyi nguzanyo ngo nishyure neza, muzatware iyi ngwate, kandi iyo ngwate igomba kubirusha agaciro ikintu utwaye. Niyo mpamvu n'agakiza duhabwa nako rero haza ikindi kikarusha agaciro, haza undi ukarusha agaciro. Undi ukarusha agaciro rero ni Kristo we wigarukira mu buryo bw'umwuka wera, akavuga ati nzabana nawe. Mu Befeso igice cya 14 bavuga ngo kugeza ubwo ab'Imana rero tuzabacungura, no kugeza ubwo ab'Imana yaguze ku musaraba izabacungura. Gucungurwa tuvuga ni ukugeza ubwo tuzaba twimutse tukaba mu isi tukinjira mu bwiza buhoraho. Umwuka wera atura mu bantu muri ubwo buryo. Uyu munsi niko duhabwa umwuka wera, atugeraho aje kutwemeza ibyaha, aje gutuma tuvuka ubwa kabiri, aje kutwemeza gukiranuka, aje no kutwemeza amateka ya Kristo. Ariyo mpamvu nta muntu wakwemera ibyo Imana yita ukuri keretse abyemejwe n'umwuka wera. Ubundi nyine nta bapolisi itorero rigira. Itorero rya Kristo ntabwo rigira abapolisi ngo bahane ngo umuntu wakubise umuntu wenda umubwiriza ubutumwa bwiza, ngo cyangwa se bahane umuntu wagize gutyo. Ahubwo umwuka wera ari in control y'ibyo bintu byose. Ahangaha rero tubona noneho abantu bumvise aba bantu babwiriza baratangiye gukweshoninga, bakavuga bati ese aba bantu basinzihira byabagendekeye gute? Bamwe bakweshoninze cyangwa babibyibajije mu buryo nyakuri bashaka kubimenya, abandi babyibaza mu buryo butari ubw'ukuri, kuko nyine babatwara ngo basinzihira. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo umwuka wera, ntabwo ijambo ry'Imana ryandikishwa hano n'umwuka wera ryashimye kutubwira ngo mu bantu baje babifitiye inyota hizeye aba, mu bantu batabifitiye inyota dore nta n'umwe wizeye. Oya, ahubwo ni ikintu gitangaje tugomba no kwitaho nk'uko twabivuze, ko umwuka wera akiza abantu nk'uko ashaka. Muri aba baje barimo gutuka umwuka, barimo kubatuka, hari igihe nyine tuvuga ngo gutuka umwuka wera, iyo abantu barimo guhanura bishakira icyubahiro baravuga bati ngo uri uratuka umwuka wera. Iki nabakubwiye rero abashaka kukubwira ngo uranga kwemera ibyo nahanuye. Oya, n'aba ngaba rwose banze kwemera ibyo barimo kuvuga, batangira kuvuga ko ari ibintu batazi ibyo ari byo. Ntabwo ari ko gutuka umwuka wera hano Kristo yavugaga, ni ukutamwizera nyine, yavugaga kutamwemera. Ariko rero mu bantu bavuze gutya amagambo mabi kuri bo, no mu bavugaga neza amagambo meza kuri bo, rwose nabo harimo muri ibyo 3 byakijijwe, harimo abakijijwe. Umwuka wera niwe uzi umuntu ukizwa uwo ari we n'udakizwa uwo ari we. Kandi
ntabwo wavuga ngo uyu muntu yari afite ingeso mbi kurusha iz'abandi, oya, ahubwo akiza uko abishaka. ndagira ngo turimo kugana ku musozo dutekereze kuri ibi bintu. hari ibintu dukwiriye kwitondera tugatekereza rwose, tukongera tugatekereza, ukongera ugatekereza. yego koko ushobora kuba ufite ingeso nziza, cyangwa se ukaba ufite rwose umurimo post ukora ahantu runaka, ku buryo iyo bakugereranyije bagashyira kuri level bavuga bati uyu muntu ari kuri level imwe na ba Petero na ba Pawulo, cyangwa se ari kuri level imwe n'intumwa uko zageranaga na Kristo. ariko waba warigeze utekereza neza ko ibyo bintu nyine kuba umuntu yabikora, kuba umuntu yaba afite izo post n'izo titles atari cyo kintu gishingiro ry'agakiza ke? ikindi waba warigeze utekereza banga ngo ese ntabwo nafite umutima nk'uwa Yuda? kubera iki? ndagira ngo turebe imwe mu miterere ya Yuda. Yuda yari umuntu uvuga ibidahura n'ibiri mu mutima we. turabibona avuga iby'amavuta. ni nabyo twibeshya kenshi ku bafarisayo. abafarisayo tukavuga ngo aba bantu ngo bumviraga amategeko y'Imana ngo nubwo wenda ngo bashobora kuba barakoraga 99 ngo bagasigaza rimwe ku ijana. oya, ntabwo ariko byabaga bimeze, kuko rwose ntabwo Imana yanga umuntu ugerageza gukiranuka. oya, tukabeshyera Imana. ahubwo abafarisayo bari barafashe amategeko y'Imana bayakora interpretation. baravuga bati umuntu utuye azajya atura gutya. n'urugero, bari barafashe amategeko y'Imana baha igisobanuro. nacyo Yesu yabavugaga ngo mwambaze isizemo. kubera iki? kuko imbere mu mutima uko batekerezaga amategeko y'Imana ntabwo byahuraga n'uko amategeko y'Imana ari. nka ba Natanayeli Kristo yavugagaho batagiraga uburiganya. habagamo n'abantu mbere bizeraga nyine bategereje Kristo uzaza bafite imitima itarimo uburiganya nka Bahana n'abandi. rero abafarisayo ntabwo ari uko babaga bameze, ahubwo birashoboka rwose ko umuntu yafayinininga, ni ukuvuga ngo yafata amategeko y'Imana akayaha igisobanuro mu mutima we, yamara kuyaha igisobanuro mu mutima we, inyuma abantu bakabona out appearance ko ari nziza, uburyo agaragarira abantu ko ari bwiza, ariko nyamara mu mutima nta tegeko no kumvira umwami na kuki kuri muri we. ngiki kintu gitangaje. Yuda yari umuntu ugaragara inyuma nk'inyangamugayo, ariko imbere akunda ibindi bintu kurusha Kristo. hari ibintu yarushije Kristo. hari umuvandimwe wavuze ngo iyo ufite ikintu ukunda, ikintu icyo ari cyo cyose waba ukunda kurutisha Kristo, ngo rwose icyo kintu kiba ari ikigirwamana cyawe, kiba ari ikigirwamana. nguko uko Yuda yabaga ameze. rero ikindi turamubona rwose akerensa amagambo ya Kristo, tukamubona akerensa amagambo y'umwami, ayakerensa. ni iki kintu giteye ubwoba hano? turamubona, tekereza ariko namwe murebe Yuda yicaye n'abandi bantu bakamubwira bati urangambanira, kandi ntitubibone inshuro imwe muri Bibiliya. urangambanira. noneho ngo arahaguruka aragenda agira atyo, arahaguruka nawe aragenda agira atyo. tekereza ibi bintu ukuntu bikomeye. waba utagikerensa amagambo ijambo ry'Imana nk'uko turimo kubibona hano, ngo urikerense. kurikerensa rero ntabwo buri muntu wese afite inguni arikerensamo. kurikerensa ni uko uzi ubushake bw'Imana ubwo ari bwo, icyo riguhamagara icyo ari cyo, warangiza ukarikerensa nyine ukavuga uti Bwana Kristo ndamuzi, azirwanira, afite inzira nyinshi akoramo ibintu, ntabwo abantu bamufata, ntabwo bamubamba ku musaraba. Kristo ndamuzi, nsanzwe mbizi rega ibintu by'Imana, n'ubundi abantu bapfa kubikora ni akayabo baruzi. nyine ugukerensa ijambo ry'Imana, uburemere bw'itegeko rya Kristo mu mutima muri urwo rwego. ndagira ngo rero utekereze niba ari ibyo ngibyo, ntabwo umutima wawe umeze gutyo. ikindi, waba wizera ibi bintu tugiye kubona intumwa zizeraga. dore ibyo intumwa zizeraga, intumwa nyakuri zizeraga, zari zarakebwe mu mutima. zizeraga ko
kwibwira kwa muntu ari kuba iby'iteka, kwibwira kwa muntu ari kuba iby'iteka. Zaburi ya 14 n'Abaroma ibice 3:9 kumanuka, bo bari babizi neza ko kwibwira kwa muntu wa kamere ngo ari kuba iteka ryose kugeza iteka. Ubundi abantu bagiye gukora ubushakashatsi kugira ngo baze kubuhamya neza nuko bafite ibimenyetso. N'Imana rero nayo rwose yavuga ngo yari itegereje iri mu ijuru kugira ngo irebe niba mu isi hari umuntu ukiranuka. Pilot phase yafashe sample ntoyi ikoraho ubushakashatsi kugira ngo irebe ko hari umuntu ukiranuka. Ubushakashatsi rero Imana yakoze cyangwa ibyo yitegereje mu bumana bwayo, yarahamije iravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya Imana, ntawe ukora ibyiza, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. In fact ibyo bintu byanditse muri Bibiliya. Ikigaragaza ko ibyo bintu ari ukuri binakomeye nuko abantu bahozeho mbere y'icyo gihe, bariho mbere y'icyo gihe, ibyo bintu byandikiwe nta n'umwe wabonetse koko nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana. No mu gihe kizaza, kubera ko Imana ireba imbere hazaza, nta muntu uvuka rwose ngo ashaka kumenya Imana, ashaka ibyiza, iby'Imana yita byiza, ukora ibyiza, iby'Imana yita byiza. Ikintu cyitwa cyiza mu maso y'Imana iyo gikorewe icyubahiro cya Kristo, iyo gikorewe guhimbaza Imana, iyo kigaruka ku Mana. Mani magambo wenda nkafasha nk'umuntu kumwishyura amafaranga y'ishuri, vuga ni Kristo ushimwe rwose, izina ryawe ryubahwe. Rero nta muntu uvuka mu isi ngo avuka avuga ngo izina ryawe ryubahwe Kristo, izina ryawe ryubahwe, ibi bintu mbikoze ku bw'izina ryawe, ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ngibi ikintu cya mbere intumwa zizera. Niba rwose ujya wiyizera ku bwa kamere yawe udashingiye ku mutima wundi umuntu ahabwa, udashingiye ku mwuka wera, ukavuga ngo njye ndumva ndi mwiza, none ikintu gitangaje ukaba wumva wowe uri mwiza kuruta abantu bamwe na bamwe. Turabizi muri Edeni umuntu witwa Adamu na Eva bakoze icyaha kimwe, nyine n'uyu munsi ibihano byacyo turacyabibona. Rero ntabwo ibyaha biri muri level rwose nk'uko tubibona, ahubwo icyaha cyose n'umusoro wo kwigomeka ku Mana, kandi uko kwigomeka gufite ingaruka zingana. Nuko Imana izahana umuntu by'iteka kubera ko Imana ibaho iteka. Imana ntabwo itange ibihano by'umwaka, kubera ko umwaka ushyirwaho n'abantu bapfa, ariko Imana yo kubera ko idapfa, niba iguhaniye ikagukatira ngo uyu muntu ikimukwiye n'urupfu rw'iteka, urwo ni urupfu rw'iteka kubera ko izaba ihari iteka ryose. Rero aba bantu Imana irahagera ababizera b'ukuri, kuko umwuka yaciye muri Pawulo yandika ibice 3 by'Abaroma, bizeraga ko rwose umuntu ari mubi ku bwa kavukire ndetse byiteka, kwibwira ko ari kubi byiteka. Ikindi bizeraga kubyarwa ubwa kabiri, bizeraga ko umuntu abyarwa kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo umuntu abashe gukiranuka, kugira ngo umuntu abashe kwizera. Bizeraga ko umuntu umwuka wera mugeraho akamubyara ubwa kabiri, kandi inshinga bakoresha muri Bibiliya ni ukuri, ni ukubyarwa, ntabwo ari ukwibyara, kubyara. Bizeraga ko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Uwo mutima twabonye wibwira nabi by'iteka, bizeraga ko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Ikindi tubonana rwose ababizera izi ntumwa z'ukuri zakebwe mu mutima, nuko bahoranaga ubwoba bwo kumvira Kristo, ndetse baba batamwumviye. Turababona nka Petero. Yuda akora icyaha akajya kubika amafaranga rwose yirukanka nta kibazo yifitiye. Petero akora icyaha bigakurikizwa n'amarira. Kubera iki? Biragaragara ko rwose abantu bahoranaga mu mitima yabo kumvira itegeko ry'Umwami no kudakerensa ibyo yababwiye. Ikindi bavugaga ibyo kwizera bahawe, ibyo kwizera duhabwa, ari nako gukurirwaho igihano nk'uko turimo kubibona. Rwose bakemera ko umuntu ari mube akwiriye guhanwa by'iteka, ariko noneho bakavuga bati Imana niyo yonyine ikurira abantu ibihano bakwiriye, ikabaha kuyizera, aricyo twita gukizwa n'imbabazi z'Imana.
ikindi bemeraga ko umwuka we ari we wemeza abantu kwihana no kubaho ubuzima bukiranuka no kubaho bemera amateka y'ukuri ya Kristo. Bari babizi ko umwuka we ari uha abantu ibyo bintu. Ikindi noneho tubona bari babizi neza ko abantu badakuriweho ibyo bihano byabo bakwiriye koko ibyo bihano. Abantu badakuriyeho ibyo bihano bari babizi ko ibyo bihano babikwiriye kandi ari ububi bwabo. Noneho bakemera rwose, bakemeranya n'isengesho bari barigishijwe na Kristo byavuga ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyo bihe byawe iteka ryose. Rero ndakwinginga muvandimwe wowe uteraniye hano kugira ngo ntukirense ibya Kristo nk'uyu mutima wa Yuda. Ikindi ntiwishingikirize ku bikorwa dukora, ntiwishingikirize ku bikorwa dukora ngo ubyishingikirizeho nkaho nyine ari ikintu watwerera Imana ikagushyira kuri level ya mbere. Hamwe bavuga ngo uyu muntu ari kuri level ya mbere nziza. Oya, banza witegereze neza uvuge ngo uyu mutima utekereza ute ku by'umwami ahamagaye? Utekereza ute? Ubitekereza ute? Ibintu menye neza ko ubu ari ubushake bwa Kristo. Ubitekereza ute? Ubitekereza ute? Ubitekereza ute? Fatanya gusenga Imana. Fatanya gusenga Imana. Never know ijambo ry'Imana rwose ni rizima kandi rihoraho iteka ryose, kuko niryanye kuba muzima. Niryanye kuba muzima. Birakwiriye bavandimwe ko uko turushaho kwegera Kristo turushaho kugira umutima w'ubugwaneza wari muri we, umutima wuzuye ubuntu bw'Imana. Nahoze mbibwira abavandimwe ukuntu numvise sermoni ya Martin Luther King avuga ngo but if not, cyangwa bitabaye bityo bitagenze gutyo. Nuwa ngo bitagenze gutyo bashaka kuvuga iki? Bari mu gihe nyine bagiye barimo muri revolution nk'abanyamerika babirabura. Icyo gihe rero cyabaga ari igihe cyo gutotezwa. Akoresha icyanditswe tubona muri Daniel, arimo kubabwira ati niyo kuko turabizi neza ba Daniel ko bavuze, bavuga bati uko byagenda kose ntabwo tuzubararira ikigirwamana, ntabwo tuzapfukama imbere ya Bayali, ntabwo tuzubarira ikigirwamana. Hari igihe rero tutabitekerezaho nyine ukumva kuba wacuma ariko bitewe n'undi muntu cyangwa n'indi mpamvu bifite level ntoya kuruta umuntu wacumuye nyine abigambiye. Oya, ntabwo bifite level ntoya. Ijambo ry'Imana riratwereka rwose, bavuga bati Imana ishobora kudukiza tugiye muri itanura, ariko yadukiza cyangwa ntidukize ntabwo tuzigera dupfukama imbere ya Bayali, ntabwo tuzigera dupfukama imbere ya Bayali. Kubera icyo bavuga gutyo? Gupfukama imbere ya Bayali ni ikibazo gikomeye. Ko wagira umujinya utewe n'undi muntu ni gupfukama imbere ya Bayali. Ko watekereza nabi ibintu ugafata imyanzuro mibi kubera nyine situation runaka ni ugupfukama imbere ya Bayali. Ni ugupfukama imbere ya Bayali. Ibyo nabyo rwose ni ikibazo, ni ugusenga ikigirwamana. Rero umwami adufashe abataramwizera rwose, ndasenga kugira ngo ahari witegereze udakerensa ibi bintu, udakerensa ubutumwa bwiza ubwirwa. Nyine ngo ujye utaha wiyumvira ngo ni ibintu baguhamagarira kwiga ibyanditswe ukumva nyine ni ibintu bikwiriye gukerensa. Oya, ejo bizaba bihari ku next Sunday nzaba njyayo ku cyumweru gikurikira. Tuzaba turyiga ijambo ry'Imana. Rega hari igihe abantu batiga ijambo ry'Imana ko ibyo rero ni umutima mubi, ni ikimenyetso cy'umutima rwose ugana harimo. Ibyo turi abana ngo wenda abona inkoni zakonotse nyine cyangwa ko ari ugukubite rwose, wanavuga ngo umuntu urupfu ruba rwamunutse. Umuntu ukerensa ibyo bintu gutyo urupfu ruba rwamunutse. Rero umwami adufashe aduhe guha agaciro ibyanditswe koko nk'uko biri. Ikindi abamaze kwizera, umwami adufashe kugira ubugwaneza bwa Kristo, adufashe kwiringira Imana, adufashe kudatezuka ibyasezeranijwe. Reka duhaguruke turimbana indirimbo ntoya itadusenga 33, turimbane 33.
mu ndirimbo zo gushimisha Imana uvuga ngo mbumugende gusa Yesu wuzuyemo imbaraga. Reka ribe ko turirimba indirimbo turushaho gusenga mu mitima yacu. Ndagushimiye Mukiza urukundo wankunze nukumpindura umugende w'amazi y'ubugingo mbumugende gusa Yesu wuzuyemo imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kunembamo mbumugende ugeza amazi mu mitima isaraye ibone kunywa agakiza
bavandimwe dukeneye ubuntu bw'Imana butuma tubasha gusohoza iby'umwami. Dukeneye ubuntu bw'Imana bwemeza abantu bari abanyabyaha bose bakizera. Reka dusenge Imana. Mwami, turagushimira rwose Kristo ko waduhaye ijambo ryawe. Turagushimira Kristo ko waduhaye ijambo ryawe, waduhaye ibyanditswe byawe byera, waduhaye Mwami ijambo ryawe Mwami Imana rizima ribasha gukiza Mwami. Turagushimira ko rwose watwandikishije muri Bibiliya ingero nziza n'ingero by'Umwami abantu tugomba kureba Mwami tukitondera Mwami. Turagushimira rwose Mwami kubw'umutima wawe uhana Mwami Imana kubizera Mwami n'abazakwizera. Turagushimira Kristo kubwo umutima Mwami. Turagushimira kubw'umwuka wawe Mwami udahwema rwose kutugenderera, udahwema kutwigisha, udahwema kudukangura, udahwema Mwami kuduhagarika. Turagushimira Kristo kubwawe Mwami. Turakwinginga Kristo kugira ngo duhabwe imbabazi zawe. Turakwinginga Kristo kugira ngo udufashe rwose utumurikishirize mu maso hawe. Turakwinginga Kristo kugira ngo utwemerere Mwami, utwemerere Mwami, utwemerere rwose mu mutima wacu aho wemeye ikiruko Mwami ikibanziriza ibindi bintu byose mu bwami bwawe, ari ubwo umuntu ari we, ari ubwo ahindurwa we, ari ubwo umuntu aba we Mwami. Turakwinginga Kristo kugira ngo rwose tubitekereze Mwami, dore tubibaza ku manywa na nijoro niba Mwami imitima yacu yaragizwe nk'intumwa Mwami z'ukuri, niba imitima yacu Mwami yizeye ukuri tubonye Mwami, niba imitima yacu ishabanya n'ibyo bizeraga, niba imitima yacu ishabanya n'ijambo ryawe. Turasenga Kristo Mwami, twemerere Mwami twitone Mwami, hano rwose Mwami abantu twizera by'ukuri, abantu turushaho kugira umutima w'ubugwaneza, umutima Mwami Imana rwose ugaragaza Mwami ubugwaneza bwawe Kristo, umutima Mwami rwose ibyanditswe byawe byera, umutima Mwami Imana rwose ukwishimiza ko bukeye uko bwije. Niwe duhanze amaso Kristo, niwe duhanze amaso n'umusaraba wawe. Reka icyuho kibi cyawe Kristo byiteka, mu izina rye twizeye.